ituro reka n'ubundi umudiyakoni atuzanira igiturisho hanyuma buri muririmbyi wese atambukaze hano mudufashe muri uwo mwanya. Hanyuma kandi abantu bashaka gutera inkunga worship team bafite amatelefone ya WhatsApp, nagira ngo niba wumva utabisobanukiwe uzamura ikiganza kugira ngo nsabe Faustin agufashe kugira ngo ushyigikire umurimo w'Imana. Niba ufite WhatsApp ukaba wumva ushaka kubashyigikira uzamure gutya ikiganza hanyuma Faustin arakubona aze kugufasha. Navuze ngo uzamure gutya baze bagufashe. Ahari mwababyumvishe Imana ibahereza umugisha, ariko hari uwo ndi kubonamo Faustin araza kumufasha ibyo ari byo byose. Hanyuma abaririmbyi mwese mutambuke, hanyuma batanga icya 10 kuri envelope mushyira amazina yanyu yombi kugira ngo amafaranga yanyu bayuzuze ku mafishi ndetse babone n'uburyo bwo kubasengera Imana ibaha umugisha. Hanyuma abafite amafaranga kuri telefone ku bikuta hari Momo Pay ndetse no kuri screen hari uburyo bwo gutanga ituro ryawe, Imana ibaha umugisha. Abaririmbyi mwese mutambuke mwihuse. Haleluya. Dushimiye Imana ko yaturinze tukaba turi imbere yayo. Rero tuze kunezererwa imbere y'Imana. Amen. Niba hari n'ubabaye nkanjye ngiye mvuye mu kizame cya provisoire ntatsinzwe ariko nkwiriye kunezerwa. Babaroye no rupfu biwe Imana yungiyemo natwe niya unezerwa haguruke turirimbire Imana nta kibazo. Imana yungiyemo, Imana yungiyemo natwe gukiranirwa kwacu.